Zivarira sikwigisha abana kunywa bigoye nyuma ari akazi katagora nyine buri muntu ku giti cye yumva akazi afite gagoye kujya buka ko uri animatrice yes kuri pe ujye ubona ndi kuzenguruka gutya ukajya ngo ntabwo bigoye cyane bya biri simple cyane bana kumva najya ngo uzanzanire inzoga inzoga ndabizi ukunda gusohoka kenshi cyane no sinone kumba nigira yanze ngiye ntago ari inzoga mani mba ngiye kure nyine igihe mani ndagira ngo uzanzanire akantu mani kubera kuko ntabwo bwakwira niyo bwakwira ntabwo bwacyo udaturutse mbaye ikote kandi ubu nanjye imbeho yanyishimye umuntu yimura shuwa cyangwa ahubwo wabigiye guca wigiye oya njye nje kukureba ko noraga nyine wanigunze wow karabonye Fabiola ari kumwe na Fizo tebera mwana yanjye ndumiwe byiza byiza na Fabiola kunameza ari Fabiola ukabura namwishe ndabyishimiye cyane ndibaza uzi bazasubirana hey ese bro kutakomeje ngo ubwana Fabiola garuka uzi se biri ubonye nibikeya uracyabona byinshi ku buryo nyine buryo muri mind utazongera gutekereza Fabiola n'undi munsi ariko wabonye ko bimeze neza Fabiola umubona mwiza Fabiola umubona mwiza atekereza nde uzatekereza rero kuko niwe mukwiranye gira umukobwa niwe mukwiranye genda nubwo nshaka kubona nubwo nshaka kukubona wow urabikoze ndizera ko isomo hariya ahubwo se bazongera abo sikata abonye n'igiki ariko njye n'ubundi mbona uriya mukobwa nta na hato bakwiranye pe habe na mbere izaba ninjye bibona gusa n'amaso nyine yacu niba twese ariko abibona nabi mukobwa nta kirimo nta kintu kibirimo ahubwo ndashaka kumurabura cyane aho aya mwihorere n'ubundi nawe azajya agenda abibona bari de yarigiye nzamurabura nyine akabibona azajya agenda abibona so ubundi icyo atabona ni igiki twigire hasi nyine ntarebe Matiri se ikibazo kiri muri iki kigo kiba shanje kukibona reka barabona nyeshuri baratunaniye kuri pe ibintu by'impundu bimeze nabi muri kino kigo ndi kubona ibintu bya sirikirasiyo ibintu bari abana buri wese ari kumwe n'uwe bakuze ni mate bakuze kabisa bakuze ku buryo bagenda kugira ngo ni umugore n'umugabo mu kigo no mu class ako nsigaye mbasangana ntabwo ari n'abafatira muri karasi ahubwo ngenda mbabona ahantu bakata nyine bikinze ku tuntu tw'udukuta none icyo kibazo tugikemure dute nanjye niyo mpamvu ndi hano kugira ngo dukemure icyo kibazo hari abo ujya ubona se basi kuri umuntu ejo yazabahamagara akabahana ku benshi ahubwo nyine wibuka ntabwo babura hanze n'ubwo abantu bibuka barimo ka gasore karekare bita keka uriya muhungu umwana mu bintu byinshi kabisa ariko urukundo arurimo cyane suri kumurana n'akagakobwa kamara kandi kari kashatse kuzana ibintu byo kwibikiza se barabana bahora mu makosa rero tuzabahamagaze rero tubahishe turebe ibyaribyo ni ukubatumizaho tukabahana cyangwa tukababuza none tukiri aho ngaho muri iki kigo harimo ibintu by'urugomo kandi se nanone harimo abana bagira urugomo umva wagira ngo ahari ni hano niyo gurupe y'ibirara ariko siko uraba bari kutwangiriza ikigo heza rero ni ukubyitaho ukaganiriza abahungu nanjye nkaganiriza abakobwa bitari ibyo ngibyo natwe turatahana ukitangira uyu munsi rero ufate kote imwe y'abakobwa nanjye mfate abahungu tubaganiriza bitabaye ibyo baratwirukana natwe nta kibazo ubwo tuzabyigaho ejo
kibazo ufite wapi ntacyo kandi ugasanga ari uko wabonye ejo ndi kumwe na Fizo nta kibazo biriye nta kibazo nabigizeho ese kuri hano kuri hano kuko numva aka kanya nshaka kuba ndahantu hatuje nyine ese ko nagushatse nkakubura kare nari mpari kandi wabonekaga se nari mpari pe ese wageze no muri class nagezemo mpita nongera ndasohoka n'ubuzi oya se tuvuye muri rive ubwo nyine habwo ari utwo nari mugiyemo nyine urambura ukuntu umeze ute wowe sha urebye nyine meze neza ubwo ntabwo yari neza kuko nagushatse nkakubura ndanabibona biragaragara tanza nyine hano kwigunga njyenyine hangana aho nakuntu waza tukagera muri class se ukava hano nari gukora ko ari imbeho haracyari kare hari imbeho tujya muri class isaha zo kwinjira zitari zagera nkajya muri class nkunze imbeho nyine ahubwo se wayimaze iyo mbeho mbaye ikote kandi waba ryose ubu nanjye imbeho yanyishe nkeneye umuntu yimara none uje kundeba ngo tujye class nje kukureba tujye muri class shuwa cyangwa ahubwo wari ugiye guca wigira oya njye nje kukureba ko noraga nyine wanigunze ifite amatsiko ntabyo kukubeshya uri wari ukomeje ugiye ariya then umbonye nibwo uhise uvuga ati reka nze njye nje kukureba ubuse wambajije abandi wumva ko ndi hano njye nava muri class ndi kukubona ko ndi hano byaba ari byiza imyanda yose hose mwayitoraguye gahunda imikino uva musubire mu ishuri mujye kwiga akoresheje neza uretse gato ubona ibintu kekare ubundi yigira bibaho ubundi yigira ibiki kamanze nibareze gato gato kubera icyo wanze ariye kubera iki mukomeza kunca inzara cyane erega yini ni akana kiwe kubera bahaye amafaranga nyine ni umwana mwiza aritonda ujya ureba uriya mukobwa muba muri kumwe ugereranye na rimwe natanyibwira rero uramukunda ahubwo se njye nari nuratuzi amateka yanyu amwe namwe ndayazi ahubwo mbwira ariko mwigeze gukundana byigeze kubaho ari Karine yarahindutse yabaye umwana hageze urukundo ntihajya oya nta nubwo yahindutse ariko ahubwo sinzi ukuntu ndi kunda umwana papa va ku muntu ujya ku va ku giti ujya ku muntu niyo Karine ntabwo mumuzi kera yarahindutse kera yari umwana mwiza yahindutse yigeze uretse tubwire ko Narine yari umwana mwiza ku isura no ku mutima ariko yarahindutse yabaye umwana mubi n'umuntu usanga ari mu gikundi cy'abantu nyine badashobotse ubwo natwe ntabwo dushobotse ndabivuze se uratereka kubwira sibyo iyo ubonye ishuri wawe nyine hari udukosa nyine tumwe na tumwe wahindutseho uramwegera ukamuganiriza ukumva adanitse akaba ari kumurika neza ibyo warabikoze umuntu yahindutsemo ntabwo ahubwo wasanze kariya gakobwa wavuye ku muntu ujya ku giti ngo ni ka Fabio uzi umuntu mvuga umuntu mvuga Narine igiti mvuga ni Fabio ega baranatandukanye niyo uri kubareba ubona batandukanye ariko ahari Aline yabaye amafaranga amafaranga se amafaranga se ku muntu ahubwo ega Aline ariko gakobwa keza wa Fabio nta nubwo dukunda ko numva mama muri kumutakagiza cyane tutamutakagiza ni mwiza nyine Aline niko gakobwa keza na kayobe kayateye gasa neza karambara kakaberwa ako se Aline nambe Fabiola uzamugura igitenga cyambaye cyangwa azajya agihambira mu ndashiremo n'umushumi Aline se gusa bahaye amafaranga kera nibwo bambaraga imyenda bagashiramo n'umweko hari nawe uzawumugura ajya awushiraho ariko nyine Aline kwambara akaberwa umukobwa mwiza w'igishongore wajyana mu bantu nyine ukavuga ati shyeshye ariko urafata Fabiola Aline aratandukanye kunda Aline wowe Aline pe umukobwa mwiza ku isura
ku mutima yarahindutse ntabwo akiri nka mbere. uzamuganiriza nabwo azahinduka kubera we azahinduka umva azagukunda bikurenga ariko ubu ngubu ubwo ubona hari icyo abaye mani mureke ibyo ngibyo mwebwe muracyari abana hari nta kintu tubwo reka tujyane imyanda agenda nyine igendere umva bro va ku giti jye ku muntu papa igendere Jeanette. ese mukomeze ndabona kabiri gatangiye kuza mba manze mubwire nujya ubona njye nawe tugiye guhura ujye ukata izindi nzira urya mu mutwe uri sereri muri njyewe ujye umbabarira tanankoraho papa Nagushake warinde. mani nyine mba ndi kumenya ku mani kumfatisha bihuye Nagushatse bya danje ari n'ikidega nagutumye nimba cyane nimba cyakubonye kikakubwira ntabwo mbizi. muri iyi minsi ntabwo ndi guhuza n'ibidadaho niyo buri yarine mani Rinde. wapi ntabwo ndi guhuza n'ibidada Aho bari kubera icyo kumbwira ngo data byadanje. shabyi hasi wowe wabonaga uriya mwana mani adateye neza Gateye neza hasi bari byara by'ikigo byose bari waba bwari kwizera. shanze ibintu byihorera mani nta kintu Ubwira akantu uzafata se. kandi Ubwira ibindi biraza kuza gukura ukumva ko ukunda gusohoka ikigo. Wazanzanira akantu mwana. agake se Uzanzanira inzoga. nzoga y'iki Mani ukumva nkagira ngo uzanzanire inzoga mwana. inzoga Ndabizi ukunda gusohoka kenshi cyane. none se none kumba nigira yanze ngiye ntabwo ari inzoga mani mba ngiye kureba Nyine igihe mani ndagira ngo uzanzanire akantu mani kubera kuko ntabwo bwakwira niyo bwakwira ntabwo bwacyo udatorotse. nyine ntabwo bishoboka gusa byaba byagenze ugomba gutoroka mani Basi nyine wowe bamumurana ukumva uzanzanire akantu kuko mwana. ntagake se Uzanzanire iminywero nyine uzanzanire inzoga bro. ubu mbese ushaka inzoga y'iki mani ngiye guhinduza n'inzoga uri gushaka ntabwo ndi kumva ngo ni iy'iki ushaka se ako kunywa nzazane n'ikibindi Nshaka inzoga yo kumva. ushaka ubuhe bwoko Ese mwana. icyuma ntabwo nakwanga kuyizana mani Nyine we uzanzanire bone imeze neza fresh nyine ndabizi hari igihe wagenda ugasuka amazi mani ukagenda ukayidubura. icya mbere se kaba ari ibiceri si ubizi se mani ntabwo nagutungura nzakuzanira inzoga yatanje nyine ushaka ariko kuko urumva njyewe bamfashe barata ko banyica sibyo ubwo bivuze ko nyine ugomba kunshakira uduceri nyine dufatika Hari mani wese uri kubura amafaranga. ngiye nyine izana ibyo biceri kuyizana biroroshye Reka tubiguze kumva. Ajya hanze n'ikigo ujya. ntubaka kandi nayitangiyeyo Uri serious? wowe zana ubwo buceri uriye ku gahunda aba ari fasita Tugende class mbigukaraga nabi. shasa ntari bitunze yose Ye ako mani icya mbere aba ari ibiceri danje. Igihe wagenda ukaruhuka. mbese tucameze ute Shameze neza nyine ndawe. akazi karagenda Akazi kose kahesha ababyeyi byihorera. Sikugisha bari abana kunywa bigoye. hanyuma hari akazi katagora nyine buri muntu ku giti cye arumva akazi afite kagoye Kujebuka ko uri animatrice. oyasi Ni ukuri pe. ujya ubona wowe ndi kuzenguruka gutya ukagira ngo ntabwo bigoye Ye cyane biriya biri simple cyane. sawa nyine urabona rero nibyo bigoye kurusha ibindi nyine ndi kukubwira ngo buri muntu akazi ke arumva kagoye Wapi? uzi kujya imbere y'abakobwa bafite amabere ukababwira ngo umva ngo ndavuze ngo mugende muturage ibipapuro uzi unoze uzugura Abdul ngibyo ntacyo bitwaye. Uzi kugira imbere y'abanyeshuri hano harimo abahungu bakuru cyane. Nyine abana nigisha bamwe nkaho banduta pe. Nyine biragoranye cyane biravunanye. Sinzi uko amaherezo yabyo. reka ntabwo wabona amafaranga utayavunikiye Ubu kutayavunikiye. sawa nyine ntabyo uzi none se amakuru y'ubusheri Shanje nyine baranze neza ariko nyine babona nta kigenda pe.
cyangwa ngo iki gihe barahindutse mwana wanjye cyane barahindutse sinzi amaherezo yacu nyine ibaze ko shimanzi ijya mu magadi muri class imbere y'abanyeshuri none kandi abazi neza ko ndi mu kazi akarakara guye ntago nyine aba ari nka stress gusa rero abasore n'iyi minsi niko babaye niba bazi batazi ukuntu gukora amafaranga y'amafaranga nanjye uwo twatandukanye mu byari byagenze gusa ngushaka bivuye no kuri penal sinzi amaherezo yabyo noneho ikintu kinsetsa abana bahantu barashyushye bo nyine ubona urukundo banyuza bagiye kuzajya abana kuri 17 uziko nibyo birego turi kwakira ngo muri classe ni ngabo basanze babiranye ari hari abari gusomana bavuga ariko disi nyine ni mwaka ariko nkawe animatrice nizo nshingano zawe cyaba bari kubigira usajya ubyihurira kuko uko nanjye nyine umwana nyine urukundusha nese urumva bizavamo nyine ni ukubibutsa nyine mba ndi kubireba nkumva ndavuga ni se ni abana ukuntu bashyushye bababwira nyine ibintu biri imbere yani gutegereza Yo, fizo. Bagutetse ni n'abagozi bakira, ni n'abagozi. Muzi ikintu kibaye wakeka arabyita toilette. Mane muze mujye kubereka akantu tugikorera. Muze njye kubereka agatendo tugikorera. Hano hepfo mane. Turufungira. Mwe muze njye kubereka. Mubanguke. Niyihe? Niyi ngiyi. Mubanguke mwana. Niyi. Kimara. Shabira mama bikigoye ndagaziburitse. Kiravamo bikigoye. Umva, mwana, nyagasani.